bikaza ari byinshi. Ari n'igihe bikwata gukira umwana w'uruhinja ukivuka. Haleluya. Ukavuka mu muryango mubi, ugashaka mu muryango mubi, ibintu byose ugasanga byakwizinzeho. Ariko ndashaka kukubwira ngo igituma umuntu Imana imukuraho umubabaro, igituma umuntu Imana imwunamura ni ugusenga. Cyose ukumva birarangiye, ndakwingiza ikintu cyose cyaguciyeho kumanika amaboko kibwira ngo mu izina rya Yesu caceka. Zunamura abantu bunamye igihe hari imbaraga mu gusenga, hari imbaraga zidukura n'igisuzuguriro, hari imbaraga zihindura amateka. Tubona ubikora muri make urufunguzo rw'ibisubizo n'ubuye, urufunguzo ruzatuma nanjye ntegeka ibigomba kuvaho bikavaho, urufunguzo ruzatuma n'umugabo muri Kigali nk'abandi bagabo, urufunguzo ruzatuma nticira mu rubanza. Inkungi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibitamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza. Kristo turacyavuga za mbaraga wahamirije Yohana, kw'ibimuga w'Imana biri kugenda, kw'impumyi zirimo guhumuka, no muri iri teraniro niko biri. Urimo urakora ku bwoko bwawe, urimo uraduhindurira amateka. Nsengeye umuntu wese winjiye muri iri teraniro umugisha wawe. Haleluya. Wowe Mana izuri byapfuye, ndagushimira ko ayo mavuta yawe ari muri iri teraniro. Wowe Mana itanga ubwenge, wowe Mana itanga ubwenge, tuguhaye icyubahiro, tugushize hejuru umwami w'abami. Icyubahiro cyose turakikugaruriye, uturinde kumenyera ijambo ryawe, nudukureho akamenyero ko kumenyera icyo uri cyo, kuko ntabwo tuzi ubugari bwawe, uburebure bwawe ntitubuzi, uburyo urora ntabwo tubizi. Dukureho akamenyero ko kumenyera inzu yawe. Arabavuga ngo ni ibisanzwe, ariko mu nzu yawe abantu baracyakira ubwenge, mu nzu yawe imitima iracyakira, mu nzu yawe mu nda haracyakira, mu nzu yawe kanseri ziracyakira, mu nzu yawe uracyatabara abasore bakubaka, mu nzu yawe uracyasana ingo, mu nzu yawe uracyibuka abana bacu twibyariye, mu nzu yawe uracyatubabarira ibyaha, mu nzu yawe uracyahindura amateka. Nuhabwe icyubahiro. Turakunezerewe uyu mugoroba, turavuga kuri Mesiya, turakubonye nk'Imana ikiza ubwambure, turakubonye nk'Imana ikiza igisuzuguriro, turaguhamya nk'Imana ikiza inzara, turaguhamya nk'Imana iduha ibitenge, turaguhamya nk'Imana itanga kositime. Tuzamura ibiganza imbere y'Uwiteka, zamura akanwa kawe n'umubwire imirimo, iyo mirimo yibutsa Imana, iyo mirimo turayibutse, urwo rugwa rwari rutubereye. Oh haleluya. Hari abo wakuye mu gukora mu ngo, icyubahiro ni icyawe. Hari abo wahinduriye stati, hari ababonaga bitari kwemera ariko biremeye kubw'uyu mugoroba, byose bigiye kwemera. Ababonaga inzira yabiri mu mwijima, kubera mwaje mu mucyo, umucyo wa Kristo urakuraho uwo mwijima. Umwijima ndawutegeka guhunga, umwijima wakubuzaga amahoro, umwijima wakubuzaga gukabaka mu mugisha wawe. Akira umugisha wawe uri kugira iki gicaniro, akira gutabarwa na Kristo, akira amahirwe kandi menshi, kuko ni Imana ibikora. Ndasenga ngo buri muntu wese uri muri iri teraniro Kristo agukore ku maso. Kristo yagukoze ku maso ntiwongera guhomba. Kristo yagukoze ku maso akugira imishinga. Kristo yagukoze ku maso urakizwa bikemera. Kristo yagukoze ku maso umenya impano zawe.
umenya icyo uhamagariwe. Kristo yagukoze ku maso aguha icyerekezo. Kristo yagukoze ku maso igisuzuguriro kirahunga. Kristo yagukoze ku maso uratoranywa. Kristo yagukoze ku maso uhabwa imbaraga zo gusenga. Kristo yagukoze ku maso abakuvugaga abacecekesha. Kristo yagukoze ku maso. Haleluya. Ndasenga ngo umugoroba ukore ku maso yacu. Aya maso yarariho ibirori, aya maso atarebaga iby'umwuka. Reka abantu batangire kureba, reka abantu batangire gusobanukirwa imvugo yawe, reka abantu batangire kumenya uko ukora. Ndasengera abari mu guhumbahumba ngo nubakure mu guhumbahumba, nubaha ubushobozi buhagije. Reka dutege ibiganza ijuru, zamura ibiganza byawe nkature umugisha. Mu mbaraga z'umwuka wera ndakwatura umugisha. Ndakwatura umugisha kuko waje ahera hahera. Mu nzu y'Imana niyo gusengerwamo, tuzajya tuyisabiramo kandi bitubere uko twizeye. Ndasenga ngo Imana ikunamure uyu mugoroba, Imana ikunamure mu kigeragezo urimo, Imana ikunamure mu kigeragezo ucamo, Imana ikunamure acira amavuta yo kunamuka mu izina rya Yesu. Reka tumukomere amashyi kandi abantu. Ndizera ko umuco wo kuza ibokoboko wacitse. Imana ibaha kwemera guhagarara, Imana ikabakoresha mu bihe nk'ibi. Reka tubakomere amashyi menshi. Haleluya. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Imana ifashe ribe bugufi gusenga. Uko Imana yaratubwiye muri iki gihe ko tugiye kwinjira mu bihe byo gusenga Imana. Amina. Tugiye kwinjira mu bihe byo gusenga Imana kandi tubirimo. Haleluya. Birimo biremera. Haleluya. Birimo biremera. Ndashaka gutanga itangazo rimwe wowe waje hano muri Yohana 11. Haleluya. Yohana Matayo 11:5. Aya magambo Yesu yayatumyeho. Yohana yari yaraje ari integuza, ariko ageze muri prison bamaze kumufunga atangira kwibaza, ese ibyo bitangaza biri guturagurika ni ibyande? Ese ni Yesu wa wundi nateguzaga? Ni muri gukora ibitangaza? Haleluya. Arigiye tuba mu gihe cyo gushidikanya Imana, ariko Yesu naramukunze muri 5 aramusubiza ngo impumyi zirahumuka, ngo mugende mumumbwirire. Yesu arabasubiza ati nimugende mumubwire Yohana. Haleluya. Ibyo mwumvise nibyo mubonye. Impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfa amatwi birumva, abatuye barasumurwa, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza. Amen. Ngo n'abapfuye bari gusuka. Ndashaka kuguhumuriza uri muri aya masengesho. Ntabwo uragera ku rwego rwo gupfa. Satani ntabwo gushobora. Arimo aragerageza kugutera ubwoba, ahinduranya amasura mu bigeragezo bitandukanye, ariko dufite umucunguzi wacu. Kandi uwo mucunguzi ni muzima. Turavuga Yesu. Yohana amaze kumushidikanaho. Haleluya. Hari abantu bashidikanya Imana,
mavuta, waje mu mavuta yo gusenga, waje mu mavuta ngo tongere tugucanire. Akira kwizera Imana nanone, akira kwizera Imana nanone, nakira ukunyeganyeze uko Kristo aracyari ku ngoma, uko yakoraga ba Yohana ntibazabura. Haleluya. Ndategetse ngo prizo wari urimo yo gushidikanya isohoke mu izina rya Yesu. Sohoka muri iyo prizo, sohoka yo Yohana, sohoka mu izina rya Yesu. Batangiye gusenga, senga utangiye gusohoka, muhaguruke dusenge. Senga tangira gusohoka, sohokayo, sohokayo, sohokayo. Kuko ijambo ry'Imana ririmo turatubwira ngo ibibaga birimo biragenda, ibitandatu birimo birahumuka mu izina rya Yesu Kristo. Hari izindi mbaraga, hari ayandi mavuta, amavuta yindura. Haleluya. Imana ihindura ibihe, hamwe no gusenga Imana irahindura amateka yawe, hamwe no gusenga hamagara ijuru. Icyo cyakunaniye kibwira Kristo. Kristo ari hano kugira ngo agutabare. Ongererwa kwizera, ongera n'izindi mbaraga, ongera izindi mbaraga muri iri teraniro. Icyicaro cyawe cyake, ndasenga umuriro, ndahamagara umuriro, ndahamagara umuriro mu iteraniro, ndahamagara umuriro, umuriro ukongora ibyananiranye, umuriro ukongora ibyananiranye. Imbaraga zo gusenga reka zibaruke zitabara ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka habeho gutabara abantu, reka habeho gutabara. Umwuka wo gushidikanya turawucagagura muri ayo masengesho, turamenagura izi mbaraga z'abazimu, imbaraga z'ibiturondora mu izina rya Yesu. Abazimu bararekura, ibiteye ubwoba birarekura, ibyo byatutongereye biraturekura. Arabahinduka, arabahinduka. Imana irahindura ibihe, Imana irahindura ibihe, Imana irakunamura, Imana irakunamura. Haleluya. Umuriro muri iri teraniro, umuriro muri iri teraniro. Akira umuriro, akira umuriro utumunesha ibyakuneshaga. Akira umuriro, akira umuriro w'Imana, akira umuriro ukongora, umuriro ukongora ibigeragezo, umuriro utwika ibyaha, umuriro uhindura amateka. Fire, fire in the church, fire in the church. Umuriro mu mitima yacu, umuriro mu ngo zacu. Aguteza kwiheba, yaguteza ko kumva umwami Yesu atagikora. Ukomeze umubwire ngo arakora. Haleluya. Hayayayayayay. Ariko haleluya. Yesu aracyakora, Yesu aracyakora. Reka tumukomere amashyi menshi. Nanejeje imitima yacu, Ibutse imirimo myiza wakoze, umunezero dufite none nk'umwami, udukumbuje uw'ijuru. Haleluya. Nanejeje imitima yacu, twibutse imirimo myiza wakoze, umunezero dufite none nk'umwami, udukumbuje uw'ijuru. Ari dufite isezerano, ry'Imana ihoraho. Ari n'uwatorewe ari dufite isezerano, ari dufite isezerano, ry'Imana ihoraho. Hahirwa ari n'uwatorewe Imana wita. haleluya. Yesu wacu nashimwe. Twakongera kumuzamurira ibiganza n'icyubahiro. Mubwire ko akwiriye, mubwire ko ari mugari, mubwire ngo nakubonye, mubwire ngo nabonye ko uri Imana ikomeye, urirengeye. Haleluya. Amina. Tugiye kwiga ijambo rero rivuga ku mugaragu w'Imana Yobu. Amen. Buriya kenshi tuvuga umubabaro wa Yobu, ni byiza, ariko Yobu yari n'umusenzi. Amen. Haleluya. Naje kugutangariza ngo ibyo ucamo bikakaye byose. Amina. Iyo usenze Imana irakwitura, ititaye ku bihombo waciyemo. Imana yacu ni nziza. Yobu rimwe
amina. Hamwe no gukiranuka, hamwe no gukizwa, hamwe no gusera, hamwe no guhinduka, nta kiranuka. Yobu rimwe haravuga ngo, dusome mu izina rya Yesu, ngo mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubahaga Imana akirinda ibibi. Amina. Nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3. Bamurumva ko abana bari 10. Ngo kandi yaratunze intama 7,000 n'ingamiya 3,000 n'amapfizi 1,000 yo guhinga n'indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi cyane. Abagaragu bo murumva ko ntibazwi. Haleluya. Nimwakira amavuta yo kuwakira abagaragu. Ese wowe uzahora wishakuya mwana yanjye? Abagaragu ngo ntibari bazwi. Uzi icyo bivuze? Bari nka batari, bari benshi, kuko yari afite ubutunzi bwinshi. N'abagaragu bari benshi biruka inyuma y'ubutunzi bwa Yobu. Haleluya. Imana iguhaye ubutunzi, iguha n'abagaragu. Amen. Twakira ubutunzi n'abagaragu, kuko waje kuvunagura ingoyi, waje kugira ngo ibyo byose byananiranye bihunge mu izina. Uzabisengera umuceri gusa, sengera n'abagaragu. Usohoka muri aya masengesho utangire wiyatureho abagaragu, abarinda igipangu cyawe, abaguha raporo ya business iri muri East, abavuga raporo yo muri quartier commerciale. Izo raporo ntabwo ari ngombwa ngo ibintu byose ubyiruka inyuma, kubera imbaraga zo gusenga. Imbaraga zo gusenga zigiye guhishurira abantu ubutunzi buhishwe. Amina. Twagiye ngo n'abagaragu bari benshi cyane, ngo kandi abahungu be biremeraga ibirori mu mazu yabo, umwe umwe mu minsi yitoranyirije. Haleluya. Ngo abo bahungu be uko ari 7 biremeraga ibirori umwe umwe. Uyu munsi mukabamurikwa umuhungu umwe, mugahurirayo n'abashiki babo 3, bakarya bakanywa, bahava bakajya n'ahandi. Bari abana bavukiye mu mugisha ukomeye, baneze. Ariko inkomoko y'umugisha ni ugukiranuka no gusenga. Se ngo yahoraga basengera, iyo yabaga azi ngo bavuye muri ya minsi yabo y'ibirori, ise yahitaga agenda agatamba ibitambo, ngo haraho abana banjye baba bacumiye Uwiteka. Yo murebe yarabayeho mu buzima bwo gusenga. Ariko twebwe umwaka ugashira, haleluya, tutaratanga n'igitambo cy'umwana, tuzana amagambo gusa. Ngo kandi nuko 5, ngo nuko mu minsi y'ibirori byabo yarangira Yobu akabatumira ngo abeze, akabyuka kare mu gitondo agatanga ibitambo byotswa bihwanye n'umubare wabo, kuko Yobu yavugaga ati, ahari abahungu banjye bakoze icyaha, bahemukira Imana mu mitima yabo. Haleluya. Imana yacu ni ishimwe. Noneho ngombwa ukuntu gusenga bitabara abantu bayo. Uyu mugabo yari umukire afite byose. Ubushize twize ijambo rivuga ngo imfatiro z'umukiranutsi zisenyutse yakora iki? Haleluya. Ese haje umuyaga utaza aho uturutse ngo ukaza, inzu abana be 7 ngo inzu bari barimo iranyeganyega. Haleluya. Reka tuyasome. Imfatiro z'umukiranutsi iyo zisenyutse turabibona no kuri Yobu zarasenyutse. Noneho 13 kuri 1:13 baravuga ngo maze umunsi umwe abahungu be n'abakobwa be barasangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo. Nuko hasi imitsi kuri Yobu iti, amapfizi yahingaga indogobe zarishaga iruhande rwayo
ngo maze Basheba babisanga ndetse bicishije abagaragu inkota, ninjye warokotse jyenyine. Haleluya. Imfatiro zitangiye gusenyuka, ya mitungo irimo iragenda. Ngo akimara kubika ibyo, haza undi ati, umuriro w'Imana wavuye mu ijuru utwika intama n'abagaragu kongoka, ninjye warokotse jyenyine ikubikira. 17. Ivuga haza undi ati, abakaludaya biremyemo ibitero 3 bisuka mu ngamiya barazinyaga ndetse bicishije abagaragu inkota, ninjye warokotse jyenyine wo kubikira. 18. Akibivuga haza undi ati, abahungu bawe n'abakobwa bawe basangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo, nuko haza inkubi. Aho muhumve neza, abahungu 7 n'abakobwa 3 bari muri bya birori bamenyereye, bari gusangira. Ngo nuko haza inkubi y'umuyaga iturutse mu butayu, ihitana imfuruka 4 z'inzu, maze inzu igwira abo basore barapfa, ninjye warokotse jyenyine wo kubikubikira. Haleluya. Noneho ndashaka mbereka ko ubuzima bwa Yobu bwari bushingiye ku gusenga. 20 haravuga ngo, urumva baramubikiye koko ingamiya, indogobe, abana. Haleluya. 20 haravuga ngo, maze Yobu aherako arahaguruka, ashishimura umwitero we, arimoza, yikubita hasi, arasenga ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubintwaye. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Haleluya. Dusubire mu 20. Ngo maze Yobu aherako arahaguruka, ashishimura umwitero we, arimoza, yikubita hasi, arasenga. Haleluya. Nje kukubwira ko mu gusenga harimo imbaraga. Iyo umuntu ari guca mu kaga gakomeye, iyo umuntu ari guca mu marira, dore ko ibintu bizana amarira ari byinshi, ibibabaza ari byinshi, ari n'igihe bikwata gukira umwana w'uruhinja ukivuka. Haleluya. Ukavuka mu muryango mubi, ugashaka mu muryango mubi, ibintu byose ugasanga byakwizizeho. Ariko ndashaka kukubwira ngo igituma umuntu Imana imukuraho umubabaro, igituma umuntu Imana imwunamura ni ugusenga. Haleluya. Barakubikiye, wakiriye inkuru mbi, ibigerageza byose umwanzi ntumenya aho abicishije, ariko ndongera kubibutsa ijambo ryitwa gusenga. Iyo muba mubikiye ibyo byose, ibaze kuba wabyaye abana 10, umunsi umwe Satani akabatwara, amatungo tuyibagirwe n'abaja n'ibindi yari afite, ariko abana bawe, turavuga abana yahoraga atambira ibitambo, nuko yari abakunze kurusha ibintu byose. Haleluya. Ari igihe Satani aza akakunyaga ikintu ukunze kurenza ibindi, ariko ndavugana n'umuntu uri aha wanyazwe, ndavugana n'umuntu uri guca mu kigeragezo gikomeye, ngo iyo umuntu ari mu bigeragezo bikomeye akubita amavi hasi. Hari imbaraga zunamura abantu bunamye igihe, hari imbaraga mu gusenga, hari imbaraga zidukura n'igisuzuguriro, hari imbaraga zihindura amateka. Wakwiga amashuri menshi ariko akaba 0. Haleluya. Waba uzi kuvuga igifaransa neza, wabona ahantu hari ibintu bihagije, ibyo kurya bihagije, amafaranga ahagije, ariko ukayasariramo. Ariko turavuga imbaraga zo gusenga, turavuga imbaraga zo gusenga. Imbaraga zo gusenga nizo zirinda ibyacu, imbaraga zo gusenga nizo ziduha umugisha, imbaraga zo gusenga. Haleluya. Sinzi ikintu cyakunyeganyeza cyose ukumva birarangiye, ndakwinginze
kibwira ngo mu izina rya Yesu ceceka. Namenye ibanga ry'ubuzima, namenye ibanga ry'ubuzima, namenye urufunguzo rufungura inzugi zose. Urwo rufunguzo nta rundi, urwo rufunguzo ni ugusenga. Haleluya. Abigishwa ba Yesu babazaniye icyari. Haleluya. Barangije bananirwa kugikiza. Babonye abantu bagiye begera Yesu baramubwira ngo ariko ko byatunaniye mwigisha bimeze gute? Ko tubona ubikora muri make urufunguzo rw'ibisubizo n'ubuye. Urufunguzo ruzatuma nanjye ntegeka ibigomba kuvaho bikavaho. Urufunguzo ruzatuma n'umugabo muri Kigali nk'abandi bagabo. Urufunguzo ruzatuma nticira mu rubanza. Haleluya. Ngo Yesu araje arababwira ngo reka mwene ubu ntakurwaho n'ikindi sibye kwiriza ubusa no gusenga. Ndagutangariza icyo cyose kimaze iminsi cyarakubayeho akaramata mwabaye inshuti ugeze naho ucemerera ngo kubw'ubushake bw'Imana. Ndashaka kubwira ngo si ubushake bw'Imana ni ubushake bwawe. Ubushake bwawe butuma imisozi ihunga. Ubushake bwawe ngo butuma imisozi yimuka itabimenye, ngo kandi Kristo akayubikana uburakari. Haleluya. Ntabwo ari ubushake bwa Kristo, ni ubushake bwawe. Hitamo icyo bita gusenga, hitamo icyo bita gusenga. Ntugire icyo ubura senga, niba ufite intege nkeya senga. Imana yatubwiye ngo twigishe abantu gusenga, ngo kugira aho bavuga indimi nshya. Haleluya. Byakozwe n'Intumwa 4:4. Haleluya. Gahunda ni ugusenga, gahunda ni ukwikoporaho ibyananiranye. Iyi Mana kubera gukiranuka no gusenga, ariko hari ibihe tugeramo ukabona imbitsi ziraza kandi zica mu bantu. Haleluya. Imbitsi zikaza mu bucuruzi, zikaza ukarota nabi. Yurose nabi muri iyi mbitsi bayateyemo. Yesu nashimye. Zijya ziza, ariko ndashaka gutangariza nizo ziwaraye urose mbi zibwira ngo wari imbitsi ntacyo uri buntware. Haleluya. Hano hari abantu bicaranye, izo zibi zaguteye ubwoba, ubuhanuzi bubi bwaguteye ubwoba, utangariza muri iri teraniro ngo Uwiteka aranyunamuye kubera imbaraga zo gusenga. Ntacyo kibaye, tuzamure Kristo icyubahiro. Ntacyo kibaye kuko wamenye gusenga. Amavi aratabara, amavi yatabaye ba Ana yanjye. Aya mavi arakora. Noneho reka mbereke uburyo Yobu yakinnye finali gusenga. Urumva baramubikiye, imitungo yose yashize. Amen. Imitungo igishira, imfatiro zijya zisenyuka. Haleluya. Ariko niyo zasenyuka wigumanira ikintu, wigumanire gusenga. Gusenga kuzagutabara, gusenga kuzaguhumuriza, gusenga kuziba icyuho, gusenga kuratwikira. Haleluya. Amen. Izo mfatiro ntabwo tuzitayeho zasenyutse kuko Kristo ari mu kazi arimo arubaka. Wowe reka ntabwo wakubaka ngo bikomere byajegajega, ariko urufatiro Kristo yongeye akubaka akarusana neza, akarusana. Muri ubuzima ngo haba aba-engineer b'amazu, wowe utarabyize ntabwo wabika mu gitondo ngo baguhe akazi. Bari abantu nuko bazi kumenya ngo hano hantu inzu yarahengamiye, hanyuma bagakemura ikibazo vuba vuba inzu itaragera ku butaka. Ndavugana nawe ngo Kristo aje kugusana utarasandara, kubw'imbaraga zo gusenga, kubw'invitation wemeye kuza gusenge. Kristo aza ahantu wari ugiye kugwira. Kristo arahazi
gusenga. Amina. Noneho turebe muri Yobu 42 niho turi gusoreze. Yobu 42. Haleluya. Yahuye n'ibigeragezo bikomeye. Nyuma y'ibyo bigeragezo kandi yari afite sevego, yari umukiranutsi utunganye. Tinya muri Bibiliya iyo umuntu usoma bakavuga ko yari umukiranutsi, ntabwo ari ugukiranuka gusa ngo yari agatunganye. Ushobora gukiranuka ariko udatunganye Imana. Ngo yari umukiranutsi anatunganye neza. Mu yandi magambo iyo niyo seveye nimumwibeshyeho, yari umukiranutsi w'Imana. Yesu nashimwe. Ngo Satani arangije ibintu byose akoraho, akora ku bantu 7 b'abahungu, akora ku bakobwa 3. Ngo arangije, ngo amaze kumva iyo nkuru ashishimura imyenda ye, ngo arangije arasenga. Yuhuye n'ibikugoye mu bigenzo bye, si uguhamagara, si ukugisha inama. Ndashaka kubabwira ngo ibyo bintu bisohokemo nta mumaro. Umuntu yakugira inama ikwicisha, umuntu yakugira inama idafite inyungu, ariko Kristo y'umuhamagaye aragutabara. Ngo yarasenze. 42:10 haravuga ngo noneho inshuti ze uko ari 3 ziramushinyagurira ngo n'ibyaha byawe, ngo ubundi ngo nta Mana ikora nk'ibi, ngo n'ibyaha. Kandi umugabo yari abizi neza ko ari umukiranutsi kandi utunganye. Reka dusabe Imana gukiranuka kandi gutunganya rwose. Haleluya. Gukiranuka bijya birenga, hakabaho no gutunganywa rwose. Yari umukiranutsi utunganye, bivuze ngo ntabwo yari gukora icyaha. Imiyaga imukubise, ibyo bigeragezo izo bita maze kuzakira. Tujya tuzakira rero. Ukagira icyo ukabona ziraje mu bana, ukabona ziraje mu murimo, ukabona ziraje mu kazi, imbitsi zikubise ku makonte, imbitsi zikubise mu kabati. Haleluya. Ugasanga n'abamwenda bari kwambara inyenzi zarawuriye. Fire. Eric, ugasanga ya stress nziza wayishiza ahantu pembeni, abajura niyo bahereye. Duhe Imana icyubahiro. Izo ni imbitsi. Musobanukirwe imbitsi nuko ziza zikora hahandi mu cyiciro. Haleluya. Ariko Yesu ngo yabwiye Petero, ngo Petero we, ngo kuri inkota ubatira Uwiteka. Haleluya. Waruzi ngo uzabishobora? Ntabwo uzabishobora, no gusenga. Kristo arakubwira ngo kuri inkota ubati, inkota wari ufite nta kiri bumare. Inkota y'amagambo ntabwo yakuraho gusenga. Inkota y'umujinya ufite nta kizakugezaho. Inkota wishingikirijeho ntacyo yakugezaho. Ndakwinginze kuri inkota hehe mu rwubati Uwiteka yisubirijeho mu gutwi umaze gukata. Haleluya. Yesu ibintu byose ajya bigira zero. Ukaba uzi inkota yawe urayizeye. Yari ni Petero akoresheje akata ugutwi amuranira Yesu, kandi igihe cyageze. Yesu abibonye aravuga ati uyu muntu ntabwo namwigishije gusenga. Ngo mwene uwo ntakurwaho n'ikindi usibye kwiriza ubusa no gusenga. Ese icyo kintu nurakimenya? Yesu ariyeraje aramubwira subizayo inkota yawe hehe vuba vuba. Hanyuma Yesu ahita ategeka ugutwi guhita gusubiraho. Ndashaka kubwira ngo Uwiteka niwe ukora byose. Ibyo byakunaniye niwe uzabyikorera. Si inkota ugendana igihe irimo irakuvunira ubusa. Inkota irimo irakuvunira ubusa. Kristo arakubwira ngo subiza inkota yawe mu rwubati, wambara imbaraga zo gusenga. Amina. Noneho 10:42 Yobu aravuga ngo Yobu agisabira bagenzi be. Uwiteka aherako baramunamura, amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri. Yesu ashimwe. Yobu yari arwaye ikintu bita nawe iki umujinya. Baramutesha
atesheje umutwe izo nshuti ze zimushinyagurira. Amina. Ngo arangije ngo ako kanya yemeye kuzisabira, ngo Uwiteka aherako aramunamura. Umuntu yasenze Uwiteka aramunamura. Haleluya. Kunamuka murabizi, uba waramugaye umugongo utagikora, hari ibice byawe bitagikora kubera kunama, ariko Uwiteka arimo aravugana nawe hamwe no gusenga, hamwe no kurekura umugisha ku bandi bantu. Gusenga, twige gusenga tureka kwisengera twubwacu gusa. Ndasaba ngo dukure mu buryo bwo gusenga. Haleluya. Aho Yobu yakomezaga yisengera, Mana urabizi ko ndi umukiranutsi, urabizi ko mbikora neza, urabizi ko Satani yampohoteye, urabareba izi nshuti zanjye zirimo zirangiza ubusa. Hindura isengesho, ntabwo ari Uwiteka bishaka. Duhindura isengesho ku banzi bacu, ngo Uwiteka bakongerezaho umuriro, Uwiteka bajugunya mu rwobo, nibate bashire. Warabaremye se, ibanga ryo gutabarwa, gusubizwa ibyawe byanyazwe, ni ugusengera abandi Uwiteka akakunamura. Nimwakire kunamuka mu izina rya Yesu. Ngo nuko ngo abavandimwe bo bose bamusanga, ubwo tugeze kuri 11 ngiye gusoza. Bamusangana ubwo Uwiteka arangije kumunamura. Haleluya. Ngo nuko abavandimwe bose bamusangana n'abashiki be bose n'abari baziranye nawe bose, basangirira nawe mu nzu ye, baramuririra kandi baramuhumuriza kubw'ibyago Uwiteka yari yaramuteje byose. Umuntu wese amushumbusha igice cy'ifeza n'impeta y'izahabu. Mwabyumvishe? Amaze gusenga atakirebaho, ngo amaze kubasengera abo bamwangaga. Haleluya. Bari baramushizeho ikintu bita pressure, umuriro uri mu byago. Haleluya. Umubiri warakunaniye, ariko hari abantu bakujomba ibisongo. Ngo ariko umunsi yamenye imbaraga, akakira imbaraga zo gusenga, yatura umugisha kuri abo bantu bamugiriye nabi, ngo ako kanya Uwiteka yaramunamuye. Ngo abantu inshuti n'abavandimwe baza bamusanga bamuzaniye iki? Ifeza. Kubw'imbaraga ugiye gukura hano mu masengesho, akira impano z'izahabu n'ifeza, kuko ugiye gukora iby'ubutwari byananiye benshi. Dutoze ururimi rwacu kuba uruhesha rw'umugisha. Amina. Buri muntu wakugiriye nabi jya umwirinda. Umuntu wakugiriye nabi ujye umwirinda kumuvugaho nabi, ujye umwirinda kumutekerereza nabi. Ibyo si ibyacu kumenya. Amina. Murumva uburyo gusenga kubohora abantu. Gusenga kuzana izahabu n'ifeza, izuhora undi umanuka uzamuka, hamwe no gusenga bijya bibasha kugira gute? Kuzana izahabu n'ifeza. 12. Ngo nuko Uwiteka ahira Yobu ubwa nyuma kuruta ubwa mbere. Haleluya. Ndavugana n'abantu bafite ibintu batakaje, Uwiteka agiye kuguhira kandi cyane. Ngo agira intama 10,014, kandi mbere yari afite 7,000, ariko intama zahise zikuba kabiri ziba 14,000. N'ingamiya 6,000, ingamiya zari 3,000 ziba 6, n'amapfizi 2,000 byari 1,000, amapfizi ahinduka 2,000. Haleluya. Ngo n'indogobe z'ingore 1,000, kandi zari 500. Haleluya. Ngo kandi abyara n'abahungu 7 n'abakobwa 3. Ngo umukobwa w'imfura amwita Yemima, uw'ubuheta amwita Kezia, n'uwa 3 amwita Kerenihapuki. Ngo kandi mu gihugu cyose nta bagore bari bafite uburanga bwiza nk'abakobwa
ba Yobu ngo hanyuma yabyo Yobu amara imyaka 140 abona abana be n'abuzukuru ndetse n'ubuvivi. Nuko Yobu apashaje ageze mu zabukuru. Haleluya. Amen. Ngo yabyaye abana. Ikintu Imana itamukubiye n'abana, kuko yagiraga abana 10 ntabwo baje ari 20. Imusubiza abahungu 7. Ngo ariko iby'umwihariko abakobwa be muri icyo gihugu n'abasaga nabo. Murabyemera ko tubyara abana beza ari umugisha? Abantu bakibyara nimwakira abana b'umugisha kandi beza. Haleluya. Imana irabitanga. Ntuzigere usaba umwana uraho ya tumenye ibanga y'umuntu asenze. Imana igiye kugushumbusha y'umugisha uvuye ku Mana uzawuzuye. Ngo umugisha atanga nta mubabaro yongeraho mu buzima. Aba bana ngo bari beza mu gihugu cyose. Haleluya. Basi munataha abana bawe bakubiteye ibiganza kugira ngo muri beza koko. Abahungu babwire ngo muri bahandsama, abakobwa ngo muri so beautiful. Muzagenda amahanga, muzakora ibyananiye abandi, muzagera kure, muri intwari, amahanga azabagana, isi zabashaka. Haleluya. Ngo none harangije si ibyo gusa, ngo Imana imuha gusaza arebye abana n'abuzukuru n'ubuvivi. Nitwakire kurama mu izina rya Yesu. Nitwakire kurama. Amina. Oya ndabyanze mu izina rya Yesu. Vuga ngo akagare ntabwo kazangonga ngo mfe. Nakutubikira ngo wishwe na moto. Mu izina rya Yesu. Ibyo byanga ku muryango wawe ahura utangira gusenga. Byange sohora urupfu mu muryango wawe. Sohora urupfu ku mugabo wawe. Sohora urupfu ku bana. Abana bawe nabo bazabona abuzukuru. Bazabona ubuvivi n'ubuvivurure mu izina rya Yesu. Imana ihindura ibihe biciye mu gusenga. Uyu mugisha wahaye Yobu natwe turawukoraho mu izina rya Yesu. Ari amasengesho tutajya tumenya gusenga ariko y'ingenzi. Amina. Hari imiryango ikenyuka abantu bose bakaba bazi ngo wabo bapfira kuri 35. Haleluya. Hindura ibihe mu izina rya Yesu. Vugana n'izo mbaraga zituma iwanyu bapfimuragihe. Haleluya. Mumere cyubahiro ngiye muzee wanjye ngira ngo ari muri za 70 na. Amina. Haleluya. Abantu babaye imfubyi, abana barimo barirera, abana barimo barajya mico mibi kubera kutagira gikurikirana. Mu izina rya Yesu. Uwo mwuka w'ubupfubyi, uwo mwuka w'ubupfakazi, uwo mwuka wo gutimuragihe turabanza muri iri teraniro. Tangira wihanurire, hanurira kwa so wanyu. Vugana n'ibicaniro by'iwanyu bituma abantu bataburikanya. Ni wowe uhora wagiye gushyingura, ni wowe uhora gusororo, ni wowe uhora ushaka imikenyero yo guhamba. Mu izina rya Yesu abawe uzaba gerandona, uzabona nawe uzageza igihe gikwiriye. Uwiteka atanze kurama. Izo mbaraga turazikuraho. Turikuraho karande zo gusaza, turikuraho karande zo gutapira igihe. Izo mbaraga zo gukenyuka zirarekura abana b'Imana, zirarekura urubyiruko mu izina rya Yesu, zirarekura ababyeyi. Ndasenga muri w'abantu kugira ngo utange impinduka, tanga ibyiringiro muri uku gusenga. Wigisha abantu gusenga, bamenye ibyo basengera. Abantu basengera mu ijambo, abantu basenga Imana yunamura, abantu basengera Imana nyamana. Haleluya. Haleluya. Imana yacu ni nziza. Reka duhaguruke mu maguru yacu. Turacyasenga. Turacyaribwira. Imana igitanga amahirwe ya kabiri, saa ya kabiri gusa. Ndashaka uyiborogere.
hari ibyo watakaje kuko yo afite ibyo yatakaje. Ibiganza byacu hejuru, nuramirwe. Twaje ku Mana ivuga, twaje ku Mana ikora. Ngo yo yaratakaje ingamiya ziragenda. Oh haleluya! Ibintu byose bimushiraho. Hari izo mbaraga ziratuma abantu bakena, ziratuma abantu bisho. Oh haleluya! Ariko Imana yacu irahindura amateka. Imana iratwibuka. Imana irimo irunamura abantu muri iri teraniro. Sengera ubuzima bwawe, sengera ubuzima bwawe. Cagagura izo mbaraga zakunanizaga kugera ku mugisha wawe. Ibyo wabona utazageraho, bibwire birumva. Bibwire ngo nzabigeraho mu izina rya Yesu. Nzabona amanota meza, abana banjye baziga kaminuza nziza, nzambara imyambaro myiza mu izina rya Yesu Kristo. Nzashaka umugore mwiza. Imana iratanga icyerekezo gishya ku buzima bwawe. Hamagara Imana. Imana yatanze amahirwe kuri Yobu, iracyabikora. Ni Imana y'imbaraga nyinshi, ni Imana ifite ubushobozi, ni Imana ihindura ibihe. Vugana n'ubwo bushomeri umaranye igihe mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu, niwunamura abakobwa, niwunamura abahungu, niwunamura abateranye, niwunamura abaje gusenga. Hamagara Imana. Hari imbaraga zikunamura. Uyu mwaka utarasoza, hari ishimwe Imana izanye ku buzima bwawe. Hari ibyari byibaniye byinshi, ariko ni Imana ihindura ibihe, ni Imana ihindura ibihe, ni Imana ihindura amateka. Hamagara imbaraga z'Imana ziguhindurira ibihe. Imbaraga z'Imana zageze kuri Yobu. Nta muntu ukimufitemo ibyiringiro, bazi ko byarangiye. Imana idusubiza abana b'abakobwa beza, Imana idusubiza abana b'abahungu beza. Iyo Imana iracyakora, imbaraga ziracyakora. Rero si umuriro w'Imana mu iteraniro, umuriro ukongora ibyananiranye. Amashyi menshi kuri Kristo, amashyi menshi mu mwami w'abana. Mushimire cyane, mushimire ngo Imana ihindura ibihe. N'uyu mugoroba ihindura ibihe byawe. Ntushidikanye. Imana yahinduye ibihe bya Yobu, iracyahindura. Imana igitanga abakobwa beza ngo mu gihugu cyose, iracyabikora. Haleluya, amina. Kristo tuguhe icyubahiro kubwira iteraniro ryiza waduhaye. By'umwihariko twibutse imirimo myiza wakoze. Benshi bageze ahacecekirwa, ariko twebwe turi bazima. Waraturinze uyu mwaka, wagaragaje kunesha kwawe. Ishimwe ni ryawe. Turavuze ngo warakoze. Ubu bwoko bwawe bugiye kugenda ugendane nabwo. Komeza urekure umugisha wawe umeze nk'imvura. Rekura umugisha ubatanga imbere, bamenye ko bavuye mu iteraniro. Rekura umugisha, bamenye imbaraga zo gusenga. Rekura umugisha ku bakuborogeye, rekura umugisha ku baguhamagaye, rekura umugisha ku bakuririra ku manywa na nijoro. Rekura umugisha bimenyekane kuri Mesiya. Rekura umugisha kuko muri Imana ihindura ibihe. Wowe Mana twizeye, Imana yimura imisozi itabimenye.